noneho umugore wubatse abantu nk'aba ngaba bakuru buraya bihishe. Imana umunsi yabagaragaje, Imana iyo yakugaragaje gushyira ku karubanda nk'umuntu afite umugore n'abana n'iki, ubu se koko niba ari byo ko bamufatiye ku mugore akiyemeza gusimbuka igipangu, bikaza kugaragara ko bamufatiye ku mugore w'abandi cyangwa se ku mukobwa runaka, ubu ntabwo ari bubagaragaye koko. ubwo Sabe we nta na 5 yagwa, ahubwo wayamuha wowe kugira ngo aguhe ikiganiro kuri channel ye. Mwigeze mumusaba ibiganiro wamwishyura ahubwo wowe. Mwigeze mumusaba ibiganiro arabibima bangahe? Uzabaze abantu bari hano bamusabye interview akazibira. Uretse nawe aba bose, yaba Yago, yaba Irene, yaba Sabe, aba bose bafite channel ziri hejuru kugira ngo azaguhe interview serious uramwishyura. Yago ni manyanga, nta nubwo ari byo 30 nandi kuvugiraho, ariko ni n'ibintu bigaragara. None ibaze kugira ngo yinjire no mu buzima bw'undi muntu, kujya kuvuga ngo ise wa Irene ngo arafunzwe, kandi ejo bundi Irene yarivugiye ati ngewe papa yarapfuye nta n'icyaha yigeze akorera Abanyarwanda. Warangiza wowe ukavuga ngo ise ngo arafunzwe. Yaranyimye nyine ngo namuvuze, senzi ibyo nari namuvuzeho nyine ku gacano twaducano tuba twavutse turaho ngaho tuvuka buri munsi. Yego. Ubwo bararakaye ngo ntayo nagwara, yanyima ahita nankupa, sinongera no kuvugana nawe, aramborokana ko none ukuntu ari umutekamimitwe araza abayinjiye asiye. Abonye ko namukatiye n'abafana nyine abafanazi banjye nyine bamukatiye, urumva abaje kwasiye. Abwira se ati rero Asiye, reka nze dukorane ikiganiro ngewe nawe, none ubwire Yaka afata ururabo aza mfukamire arumereze ansaba imbabazi. Urumva banyuze kwa Asiya. Kandi Asiya kubera ko nabagiwe nyine muri filime Gatarina ndabizi mbiwe mu rugo, Asiya arampamagara ambwira ati rero Yaka Yago agiye kuza dukorane ikiganiro, nubona ikiganiro kigezemo hagati urafata ururabo uzuruhereze Yago umupfukamire umusabe imbabazi. Ndareba ndavuga koko kiwe nzajya muransaba imbabazi buri munsi, kandi ngewe ari nge bahemukiye, Yago ni nge yaramemukiye, yanyinye ibiceri byanjye ngende mupfukamire umusabe imbabazi. Mama twe biranga, ndavuga ati aho kubimbwa nzabimva. Yego. Ariko se yarambwiye ati ubikore niba uri kubyiyumvamo, niba utabishaka ubyihorere. Ebana Yago yaraje bicara muri salo bakora ikiganiro nicaye aho. Nabareba mpita nsohoka njya kwinywera urwagwaho nkaho haruguru muri quartier. Ibaze. Mbese Yago yari yamumariye ikize. Ubu inyogoye ko ari imbobira aho ngaho, bya bindi ngo yamushingiye akabari, ngo yamuhinduriye ubuzima bwayo. Uzagere Nyabihure ako kabari bita ngo yamushingiye nta kakibaho. Yes, reka nizere ko umeze neza cyane. Nanone turi kuri Sentama Show. Urabizi ko twiyemeje kujya tuguhereza ibiganiro byinshi bitandukanye birimo imyidagaduro, y'amafilime abagezweho, comedy ndetse n'ibindi byinshi bigamije kugushimisha aho waba uri hose. Reka ngo ushimire cyane rero nanakira umwe mu bagabo bameze neza cyane muri iyi minsi, by'umwihariko mu myidagaduro. Numwe mu bantu bafashe imyidagaduro nyarwanda. Reka tumuhereze ikaze. Yaka. Yes. Nguhaye ikaze. Bonda basuje cyane, ariko kuvuze ngo meze neza cyane kandi ndwaye ko ntabwo ndakira. Nanu navuze ngo meze neza cyane, ntabwo meze neza, gusa ndi koroherwa. Namaze iminsi mfite ikibazo cy'akaguru, ariko ubu ngubu hari imiti iri kumfasha ndi kunywa, ni binini banteye n'urushinge, ubu ndi koroherwa ariko ntabwo ndakira neza. Ariko nanone ntabwo meze nka Sabe.
ubu kera arajya mu kagare. harya Sabe ubundi byagenze gute ngewe nkuru ya Sabe ngo bamufatiye ngo yari yagiye kunyinyira umugore w'abandi, bamufatiye mu gipangu ngo yigira aramba asimbuka igipangu amaguru ahita baparariza, ngagwa mu muhanda, yaguye mu muhanda agaramye rwose amaguru ahita baparariza. nanjye iyi video nayibonye ejo bundi. none se wowe kuri mu bantu bagerageje wenda bahuye na Sabe mbona ko nkubone iriya video koko wabonye ari iya Sabe? Ni Sabe rwose, ni Sabe nyawe kuko Sabe ndamuzi. Namubonye bwa mbere aza kudukoresha interview icyo gihe mabuja Asia yari yankoreshereje indirimbo turi kuyikorera video. Nibwo nabonye Sabe, twabonanye n'inshuro nyinshi bwa Asia, ariko kuva Asia yagenda ntabwo ndongera kubonana na Sabe. Nuriya rwose uriya wari ugaramye hahandi hasi rwose mu muhanda rwose mbona bari kumubyutsa, yananiwe no gukuruka na santimetero. ni Sabe uriya rwose, ariko yambaye akagofero nk'akibisamba ari gushaka kurisha kwese, ariko niwe. none se Yaka niba arakurikiranye iriya nkuru neza, ni umugore ngo ni umugore w'abandi bari kuryamana bigenda gute? Nge gusa numvishe yuko ngo hari umugore, niba ari umugore niba ari umukobwa, ngo yari yagiye kureba nyine kwa Pura wa mugani wa Metre Nzovu. ubwo niba yarikanze nyir'urugo, niba byaragenze bite, umuhungu ahitamo gusota igipangu. aho yaguye rero guhaguruka reka da. none ngo ubu yaravunitse amaguru ntiyakandagira, nibishoboka ashobora no kuzajya mu kagare ahari. reka tumwihanganishe, birababaje. hari abantu benshi nakomeje kugenda mbona babyandika ku mbuga nkoranyambaga, abandi nkabona bari kuvuga ngo Sabe abo bari bafitanye amabifu ngo n'ubundi ni umugome. icyambere nuko atapfuye. ubundi Sabe we ni umuntu mubana gute? Sabe nge nta bugome muzi kuko sinigeze mbana nawe. twahuruzwaga n'iyi showbiz, aje gukoresha mabuja interview. mabuja akangura ati ngwino dukorane. hari rimwe na rimwe akanjyana yo kwa Sabe tugakorana interview. naho ubundi Sabe nta kintu muziho, sinigeze mbana nawe uretse kumubona muri iyi showbiz gusa. none se Yaka ubundi nkawe ubona nyine ari iki gitera kuba umuntu ufite umugore yubatse ashobora kujya mu bagore b'abandi? noneho umugore wubatse, abantu nk'aba ngaba bakora uburaya bihishe, Imana umunsi yabagaragaje. Imana iyo yakugaragaje igushyira ku karubanda. nk'umuntu afite umugore n'abana n'iki, ubu se koko niba ari byo ko bamufatiye ku mugore akiyemeza gusimbuka igipangu, bikaza kugaragara ko bamufatiye ku mugore w'abandi cyangwa se ku mukobwa runaka, ubu ntabwo ari bagaragaye koko nk'umuntu w'icyamamare koko. ibaze noneho ku muryango we, niba afite abana n'uwo mugore yari yagiyeho, niba afite umugabo. Mbwire rwose, buriya hari ukuntu abantu bakora ibintu bwihishwa, ariko Imana iyo yagutamaje igushyira hanze ku karubanda. ubu ntagaragaye, ariko ngewe showbiz nyarwanda sinzi umudayimoni wayiteye. yagonguriye ahunze ubutabera, nawe bari bagiye kumuzirika ngo yarari gucamo abanyarwanda ibintu by'amacakubiri n'iki. ngo iriya ngo niba ari Big Inagi ngo ni agatsiko ke. numvishije ubundi afanditira ari kubivuga ngo kari agatsiko, ngo abantu bari inyuma ya Yago ngo bazasangira uburoko, ngo ni aba Big Inagi, ngo ni aba Big Inagi. none se ari abantu rero mbabwire mwa bantu, nimushakiye Big Inagi muyivemo, kuko Yago nibamufata muzasangira isheni, azabashyira hanze kandi muranazwi. none se reka nkubaze Yaka, murazwi aba Big Inagi murazwi. Yaka reka nkubaze ikibazo, kuba afite abafana nicyo bamuhora? kubera ko ntabwo bakitwa abafana rero, ubu ngo ni agatsiko gashaka kugumura abanyarwanda. none se kereka niba hari ibindi bikorwa wenda bakora, kuko ntituzi ko wenda n'abafana ba Riderman bitwa ibisumizi. icyo kintu ntabwo ukizi? ibisumizi, ariko impamvu iyo yaragaragaye kwa nyir'ubwite, niba ari we perezida w'ako gatsiko Yago, ashwana na ba Murindahabi, azana ibintu by'amacakubiri, ngo base ba Murindahabi ngo barafunzwe, ngo ni abajenosideri, ibintu nk'ibyo. ni ukuvuga ngo Yago biriya bintu n'akari agatsiko ke. Faire attention, ngana ibisi bino verite nangaye. bishatse kuvuga iki? mu byitondemo ibintu murimo mwaba Big Inagi. Attention kabisa.
yenda bibabwenge yakarabarabuye ndabarabuye biri no kuvugwa hanze na Thierry wenyine umuvugizi wa RIB yarabyivuge ejo bundi nabyumviye kuri radiyo wa mugani wa mukecuru ngo akaradiyo kanjye gahora ku musego kugira ngo menye abandi bagize nanjye kaba kari ku musego ndababwiye mwabigiye inagimwe mutonde mubigende mu gake ejo bundi batazabanyata gusanga bari gukubita ipingu utazi n'icyo uri kuzira icyo ari cyo. Ariko se iki kibazo reka nyikubaze, uri mu bantu bakurikira imyidagaduro cyane hano mu Rwanda by'umwihariko kuri YouTube, kuko nawe uri mu bantu bakoresha YouTube cyane bayikoreraho, urumva Yago niki kintu cyamuteye gushwana n'abantu benshi, ugasanga yashwanye na Murindahabi, ba Sabe, ba Philipita, ugasanga entertainment yose nta muntu n'umwe bari gucanwa. Icyo ni ikigaragaza ko Yago ari umunyamatiku, ari manyanga, kuki ashwana n'abantu bose. Ejo uvuye kwa Irene, ejo uri kwa Philipita, ejo uri kwandi, none abantu bari basigaye bamutinya, yarabaye nk'inyamaswa ngo ntawamuvugaho. Kubera iki se? Umuvuge ngo uramuvuga, hari imbunda afite. None wowe kumuvuza ubwo ngubwo biraza kugwa amahoro. Jewe Yago ndamuzi, ngiye ikintu twapfuye ni 30 Yago twakoranye igihe kirekire. 30 ntabwo ari amafaranga menshi ku buryo ndavuga ngo yarayabuze cyangwa se ngiye ngo ndayakeneye cyane. Gusa Yago ni manyanga, nta nubwo ari ibyo 30 nandi kuvugiraho, ariko ni n'ibintu bigaragara. None ibaze kugira ngo yinjire no mu buzima bw'undi muntu, kujya kuvuga ngo ise wa Irene ngo arafunzwe, kandi ejo bundi Irene yarivugiye ati ngewe papa yarapfuye nta n'icyaha yigeze akorera Abanyarwanda, warangiza wowe ukavuga ngo ise ngo arafunzwe. Noneho ngo se ngo yitwaga nawe Murindahabi, kandi Irene we yavuze andi mazina. Urumva Yago atari manyanga koko muvugishije ukuri. Nibwo washwana n'umuntu muri bya showbiz bwo udushyari ntitujya tubura, byo ndabizi turahari kubera views niki, wabona cano y'umuntu iri kuzamuka agashyari nikabura. Ni nk'abantu bacururiza hamwe, wabona umwe ari kukurusha abakiriya agashyari nikabura, ariko bikagira nawe winjira mu buzima bw'umuntu. Bona kuri showbiz dushobora gusererezanya runaka ibintu biri aho ngaho, tukagira n'utubifu turaho, ariko bikageraho none ukinjira no mu buzima bw'umuntu, mu buzima bwe bwita, akavuga ku babyeyi, ukinjira no muri famille, none ukagera no ku babyeyi be n'abahari. Urumva Yago koko kumuvuga ngo Yago ngo ni Bikira Mariya, ngo ni umwana mwiza, ngo ni umumarayika, koko amatiku ye ntabwo muyabona ko ari uko mutavugisha ukuri, bagiye mubakiriye. Okay, noneho wowe urahari unatubwiye ko yakwambuye 30,000, warabimugurije? Ngi 30,000 ku buryo umwishyuza nawe ubwo arabizi, yamaye 200,000 by'aba diaspora bari banyoherereje. Yego, ndamubwira rero nge ndacyafite yo kurya, ibi 100,000 bubimbikiye kwa kundi nyine ikundira agacupa, mba nakubiswe, zangwa amagaro nyohereze nk'icumi cyangwa unyohereze 5 kugira ngo nicwa n'icyaka. Yego, nyamuhaye nkajya muhamagara kanyohereze 10, 5, 5, hasigaye 30 sinzi agacano nagiyeho mbamuvuzeho. Abarirakajwe bya bindi bye ngo uransuzuguye, abarayaborutse, arayanyima. Ngo kubera iki se kandi arayanyimye nyine ngo namuvuze, sinzi ibyo nari namuvuzeho nyine ku gacano, twaducano tuba twavutse turi aho ngaho tuvuka buri munsi. Yego, ubwo bararakaye ngo ntayo nagwa, arayanyima, ahita nankupa, sinongera no kuvugana nawe, aramborokana ko none ukuntu ari umutekamitwe, araza abayinjiye asiye, abonye ko namukatiye n'abafana nyine, abafanazi banjye nyine bamukatiye. Urumva abaje kwasiye, abwira se ati rero Asiye, reka nze dukorane ikiganiro ngewe nawe, none ubwire Yaka afata ururabo aza mfukamire arumereze ansaba imbabazi. Urumva banyuze kwasiya, kandi Asiya kubera ko nabagiwe nyine muri filime Gatarina, ndabizi mbiwe mu rugo. Asiya arampamagara ambwira ati rero Yaka Yago agiye kuza dukorane ikiganiro, nubona ikiganiro kigezemo hagati urafata ururabo uzuruhereze Yago umupfukamire umusabe imbabazi. Ndareba ndavuga koko
njyewe nzajya mpora nsaba imbabazi buri munsi kandi njyewe ari njye bahemukiye Yago ni njye yaramemukiye yanyimye ibiceri byanjye ngende mupfukamire umusaba imbabazi mama twabiranga ndavuga ati aho kubimbwa nzabimva yego ariko se yarambwiye ati ubikore niba uri kubyiyumvamo niba utabishaka ubyihorere Ebana Yago yaraje bicara muri salo bakora ikiganiro nicaye aho nabareba mpita nsohoka njya kwinywera urwagwaho nk'aho haruguru muri quartier ndabihorera ngiye nzajya mpora mfukamye nsaba imbabazi uzi nk'ubwo byari kuba inshuro ya kangahe inshuro ya kabiri musaba imbabazi hari n'ubundi wigeze kumusaba imbabazi se yari n'ikindi gihe nigeze kumusaba imbabazi sinzi icyo gihe ngo nari namututse ndagenda ndabeshya ngo ni abantu ngo bansindishije ngo barangure ngo mutuke kandi njyewe namubwiye ari ibyanjye nyine bindimo nta n'umuntu wantumye nta muntu wambwira ngo ujye gutuka umuntu mubwiza ukuri ndagenda ubwo nibwo yamaye n'ibyo 200 bwa mbere musaba imbabazi ubwo biza kurangira nyine anyimye ibyo 500 birangira gutyo nitwongera kuvugana ariko Yago Gihozo nawe ngo yamuriye amafaranga nabyo numvishe ako se ubundi bigenda gute kugira ngo nk'umuntu amwohereza amafaranga Yago ni manyangiste njye none ahantu binancangira hari umutipe wari ufite channel bitaga Iris TV Jado yagiye muri Canada Yago yaramugeza aha bigenda biteze gushwana nyine ibingibi byo gushwana n'andi macana nyine twaragiye tujya Nyabihu tujya gukoresha inyogo interview yego twamukoresheje inshuro nyebyiri Yago abarasasi ngo gukoresha umuhungu wagira ngo inyogo yaramubyara ariko reka wenda urakomeza kareka nguce mu ijambo gatoya ubundi inyogo ye hari umuntu Bunduki uramuzi Bunduki yashutingira abakiramani ndamwumva yego uriya ari mu bantu bagize uruhare kugira ngo Yago ahure n'inyogo ye noneho ikintu gitangaje nuko Yago nyuma nigeze kumva Bunduki ambwira ko Yago yabujije inyogo ye kuzagira n'ikiganiro kimwe akorana nande niko byari bimeze natwe kugira ngo dukorane nawe icyo gihe twageze Nyabihu inyogo yatwigaho twiryaho turahendahenda twongera n'ibiceri ebana turavugira ngo dutahira aho twaje kureba tubabare basi tuyongere udu interview yego turayikora ariko ndakubwiye yaratunanije mu buryo bushoboka ngo nitubanze duhamagare Yago ibase mbese Yago yari yamumariye ikize ubu inyogo ye ko ari imbobira aho ngaho bya bindi ngo yamushingiye akabari ngo yamuhinduriye ubuzima bwayo uzagere Nyabihu urebe ako kabari bita ngo yamushingiye nta kakibaho hari ibyuma n'ibinyogo yarabyinwereye nanjye numbaza none se ubundi ubu ko Yago yagiye hanze binavugwa ko yahunze igihugu nako si bivugwa niwe wabyivugiye ngo yarahunze nyine ubwo ngubwo ba bantu yafashaga we bizagenda gute tuzi abantu b'Inyabihu yafashaga tuzi na ba bantu bagufi yafashaga bagufi sasigaye bangaye ko hasigaye ko bapfuye bose ejo bundi ko narindi hasigaye ngo niba ari yego ariko urumva nawe nyine ari mu bantu bari bakeneye iki kuko arabajyaga bamuhereza amafaranga akabishyurira inzu ubwo urumva se bigikozwe ubwo ntabigikozwe nyine ubwo nuko byakira gutyo ariko gusa Yago nawe arihemukiye ibintu byo gusebanya wishyira hejuru y'abandi wigira mwiza wigira ntiryarya nawe ntabwo bimuguye amahoro bibaye ngombwa ko ahunga nagende rero yumva ubuhungiro ukuntu buryoha none Sabe we bavugaga se ngo nawe ngo hari abantu bari bameranye nabi ngo hari abantu ngo yagambaniye simbizi ngo nawe hari abantu ngo yishyuraga kugira ngo batajya ku macano y'abandi byo wowe waba ubiziho ibyo byo kwa Sabe rwose nta kintu mbiziho icyo cyo gusa Sabe nuko yari ari hejuru nyine cano yari iri hejuru yakoreshaga n'abantu bari hayi bafite n'amafaranga bashaka kwiyamamaza bashaka kwamamaza ibintu byabo yaguwe Sabe we nta na 5 yagwa ahubwo wayamuha wowe kugira ngo aguhe ikiganiro kuri cano ye mwigeze mumusaba ibiganiro wamwishyura ahubwo wowe mwigeze mumusaba ibiganiro arabibima bangahe uzabaze bantu
bari hano bamusabye interview akazibira. Uretse nawe aba bose yaba Yago yaba Irene yaba Sabe aba bose bafite channel ziri hejuru kugira ngo azaguhe interview serious uramwishyura. Kwiki bo barakubwira ati baravunitse byarabavuna ntabwo ari ukubabeshyera rwose. Sabe wagenda cyakora keretse wenda wari ugushaka ngo umuhereze interview akakugura ako gafanta yego aravangwa guhe ngo 5 cyangwa ngo 10 byo gutana yago. Bari bafite channel zabo ziri hejuru yakora takora ko yakora kose channel y'ibirebwa yaragafashe ntabwo rero yaguha amafaranga. kandi hari n'abantu baba bayamwohereje kugira ngo wenda yabahereze mwebwe mu mwakoreho ibiganiro. Hari n'abagenda nk'umuntu wenda yaracitse nk'akaguru cyangwa yahuye n'ikibazo runaka akamusaba n'ikiganiro. Genza umuntu ufite umwana urwaye wabaye paralize utajya uhaguruka hari ariko yasabye yagukiganiro umwaka kurinda ushira yarakimunye kugira ngo arebe ko umwana we yabona ubufasha kugira ngo abone ukuntu yajya kwivuza. Yagora kimwe amuca amafaranga na Saburiya umuntu agiye kubufasha umuciye amafaranga kugira ngo umufashe. Na Saburiya ntabwo amubwira ati ngiye mfite umwana urwaye umeze nabi mbabaronka ikiganiro wenda ndebe ko nabona ubufasha akavurwa. Nta kiganiro Sabe yaguca amafaranga. Ndabazi ngewe ntabwo ari ukubabeshyera. Ntabwo uriya Irene wamwaka ikiganiro weho ufite ikibazo ushaka gushyira hanze ngo urebe ko wabona ubufasha ntacyo yaguha. Bose ndabazi. Yaka reka dutange credit ku bantu bagufasha muri izi social media. Wa muntu ushobora no kugira ikibazo ukamuhamagara ukamubwira uti boss wanjye mpereza 10,000. Ninde muntu ushobora guhamagara kabisa ukamubwira uti mpereza 10,000 akabiguhereza kuko hari abo mukorana neza nubwo abo bandi biba byaranze. 10,000 keretse ugiye gupfa keretse ugiye kuvamo umwuka nawe ngwiki nukuvuga ngo abo mukorana ejo bundi ko narwaye kano kaguru karangaruka byadanje no kujya kwihagarika baba ngendaga bamfashe mu maboko ko nawe amaye n'10,000 uretse umuntu wenda witwa Kiroso wari wemeye kunyishyurira wenda gake gashoboka urasawa ariko abandi bose nta n'uwanyoherereje n'1000. N'uwamamagaye yashakaga interview yo kugira ngo ya uploading uza kwishyura. Nta muntu rwose waguha 10,000 bye n'uwabigura ushaka interview. Hari undi wabimaye 10 uyu nguyu wa 5 guys yamaye 10,000 akisanga ndembye ariko nawe yashakaga interview arayama ndayinjira namubwira ati rwose mbabarira ndarwaye meze nabi ntago nashobora no kuvuga. Arayansigira 10,000 ariko mu gitondo saa moya yari yangezeho ngaho mu ikiganiro. Sabonye interview yankoresheje ndyamye naranamira neza nyiri muri geto ku buriri ndi kunywa ibinini Kiroso yari yanguriye. Nta muntu apfa guha 10,000 by'ubuntu muri aba ndabazi hawe kabantu bahindutse Yaka kabantu bahindutse abantu mukorana buri munsi abantu mwirirwana ntabwo wamwifashisha ntabwo wamubwira ati ngize ikibazo 10,000 ngo ayaguhe ntawe ayaguha. Yaka reka tugaruke kuri Yaka mwana mu buzima busanzwe utubwire ku burwayi bwawe bundi byagenze gute byaje gute ni gute wisanze urwaye akaguru ni gute wagiye kwa muganga ugeze kwa muganga ubwo byakugendekeye gute? Nawe nigeze njya kwa muganga nagiye kwa muganga nsanga birahenze biba ngomba ko mfata umwanzuro wo gusubira mu nkambi kuko nge ndi impunzi sindi umunyarwanda nta na mituweli ngira. Nta bwene gihugu ufite bw'umunyarwanda? Oya nge mvurwa nk'impunzi twe tuvurwa nk'impunzi. Ubu nari nafashe umwanzuro yuko uyu munsi kuwa mbere nshobora kwerekera mu nkambi bakamvura babyabananira bakama transfert bakanyohereza ahandi mu bindi bitaro nkishyurirwa na HCR. Ariko kubera ko nabonye biri koroha ntago nigeze njyayo ariko biramutse bikomeye n'uburi najya mu nkambi nkavurwa nk'impunzi. N'uburwayi bwaje gute?
ni isasu bandasiye muri Kongo, ndi umusirikare wo muri Kongo. Nibwo buke kugarukana no igufa ryacikiyemo no mwitako. pole sana kabisa. Hanyuma yaka ni muntu ki ni mu minsi yatambutse twabonye ngo ari ugiye kujya hanze nanone. Boye byo kujya muri hanze byo nabivuyemo, ntazagire nongera kubinyibutsa. Mbwire naje seri ntazagire nongera kumamagara kuri dosiye yo kujya muri Amerika. Abo twari kumwe bagezeyo na mukecuru wanjye twari kujyana ariyo. Mwe kujya mubinyibutsa niba mwarangiza umusazi, ndi umusazi muzandeke nigumira hano nsarire muri Afurika. Ngiye kwanzana n'ababwire aho kugira ngo nzajye kuba mayibobo yo muri Amerika, nzaba mayibobo y'i Kigali. Ndabiyamye ntazagire nongera kumamagara kuri dosiye yo kujya USA. Ndabiyamye kabisa. Nabirabihaze igihe mwabimbiriye nararambiwe. Ntimuzongere kabisa, ndabiyamye mwe kujya munabinyibutsa. None se ninde ushinja kubutaragiye? Naba bifitemo uruhare cyane cyane IOM, Immigration Organization for Migration. Nibo babifitemo uruhare, nibo banzirikiye dosiye ngo ngidasohoka ngo dosiye irahari iri muri IOM, nibo bayiborotse. Processes zose nari nazisoje nakoze RC muri migration, muri mico muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, medical check IOM. Nimwebwe mwamburutse muzandikira nazagira umukaritasi yongera kumamagara kubyerekeranye no kujya muri Amerika. Ndabiyamye kabisa. Ubu wahisemo kwibera impunzi yo mu Rwanda? Yewe ndi impunzi, nibiba ngombwa tuzataha cyangwa se tugwe mu Rwanda. Nuko bimeze byerekeranye na dosiye yo kujya hanze, ntongere no kwimbazaho utankuru gushora mu bwonko. Yaka pole sana. Ubutumwa wagenera abakunzi bawe nubuhe? Niki kintu wabwira abantu badukurikiye by'umwariko turi abantu? Icyo nashaka kubwira abantu, ngewe niba abantu baraje bakamfuta interview ndwaye, ntago nari ndi gusabiriza. Nta nicyo mwamfashije, nta nicyo mwamaye. Atazagira uvuga ngo wenda ngo ni planka ngo kugira ngo ndi gusabiriza ngo bamfashe. Ntawe ndi gusabirizaho, ndabiyamye. Ngewe akaguru kanjye ndakazi, niba ndwaye ni ngewe ubyiyiziye ukuntu ndwaye, n'abanzi baranzi kuko ndaswa nta nuwansuye nta nuwanjye. Abarogenda bavuga ngo nugusabiriza ngo kugira ngo mbone support y'amafaranga. Ntago naje gusabiriza mwanya na zimba toka kadusoza ikiganiro.